cyangwa se muri iyi myaka ngeze nkatekereza nkavuga ngo igihe cyane mfite hano mu isi gishobora kuba ari kigufi cyangwa se ari kirekire, ariko reka nkitwaremo neza kugira ngo nzagire iherezo ryiza. Kandi kugira iherezo ryiza ni njyewe uzabyishakiramo, ni njyewe uzabyishakamo, nta wundi muntu uzabinshakamo. Nawe niwe uzabyishakamo, nta wundi muntu uzabigushakamo. Kugambira kuzahirwa ku Mana ni wowe uzabyishakamo, nta wundi muntu uzabigupangira. Ababyeyi bakuraga amasambu, bahakuraga amazu, bahakuraga amafaranga muri banke, ariko ubugingo nta muntu uzabukuraga. Ntabwo abubaye butangwa twakiyicarira imiryango cyangwa inshuti zacu zikazabudushakira, ariko ubwami bw'Imana buraharanirwa. Mbese ni wowe uzitegurira aho uzaba. Uko usize ikibanza wubaka inzu ukayitegura neza, ni nako ushobora gusiza ikibanza cy'iherezo ryawe ukanacyubakamo neza ukiri hano mu isi. Kuko ubugingo Yesu nashimwe. Dushimye Imana muri iki gitondo iduhaye akanya ko kuganira ku ijambo ry'Imana muri aya masengesho y'iminsi 7. Dushimye Imana yuko yayiturindiyemo tukaba tugejeje uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima. Si uko rero twakoze ibintu byiza, si nuko twari dutunganye, nta nubwo ari uko turi beza, ahubwo ni imbabazi Imana yatugiriye. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana, rinkomeze nawe rigukomeze wowe uri buntega amatwi cyangwa se uri bukurikira kino cyigisho, rigukomeze nanjye rinkomeze, kandi rigira ahantu ridukura, rigiye n'ahantu ritugeza. Tugiye gusoma mu gitabo cy'imigani, hanyuma niturangiza gusoma turasenga. Ni igice cya 12, turahera ku murongo waho wa 2. Haravuga ngo umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka, ariko azatsinda ugambirira ibibi. 3. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Mwami Imana yacu turagushimye. Tugushimiye yuko wabanye natwe mu minsi duhereje nyuma yo kubaho, kandi tugushimiye yuko waturinze. Tugushimiye kandi yuko waduhaye agakiza ndetse ugatanga Kristo akaba inshungu yacu, uko nta gitambo twari kubona. Aba bari bunkurikiye nta gitambo, nabo turi kumwe hano muri iri teraniro nta gitambo, ahubwo igitambo washimye ko kikunezeza n'icy'amaraso ya Kristo yamenye ku musaraba. Ndaguhendahenze rero Mwami Imana yacu kugira ngo wururuke uterane natwe, kandi iri jambo ribera umuyoboro. Twebwe tugiye kuba abibyi, nawe uzuhiririza imbuto zizere kandi zizamere kandi zere imbuto zindi nyinshi. Ndagushimiye rero, ngaho habwa icyubahiro, ushyirwe hejuru kuri wo kubahwa no gutinywa no gukomerwa amashyi. Tubigushimiye yuko ubikoze kandi ubyumvishe mu izina rya Yesu, amen. Dusomye amagambo avuga ngo umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka, ariko azatsinda ugambirira ibibi. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Imana yacu nishimwe. Aya magambo naboneka mu gitabo cy'imigani ya Salomo. Ni amagambo yanditse aravuga ngo umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka. Ntago ari umwiza ufite amaso meza cyangwa muremure cyangwa w'igikara cyangwa mugufiya, ahubwo ni umuntu mwiza wubashye Imana. Yesu bigeze bamubaza ngo mwigisha mwiza, arababwira ngo mwiza nuwubaha Data wa twese wo mu ijuru. Umuntu mwiza ntago ari umuntu ufite isura igaragarira abantu ko asa neza, ko yambaye neza, ko ateye neza, ahubwo umuntu mwiza Bibiliya itubwira ni umuntu wubaha Imana. Umuntu wubaha Imana niwe Bibiliya iha agaciro, ndetse niwe ugira n'agaciro imbere y'Imana, ndetse niwe ugira n'agaciro imbere y'abantu. Umuntu wubaha Imana, Imana iramuzamura ikamwicaza atari kwigeza, ndetse ikamugeza n'ahatagagombye kugera. Ubwo rero kugira ngo ube mwiza ni uko ugomba kubaha Imana utitaye ko ku bindi byose. Kandi niba ubaha Imana n'isuri zasa neza, niba ubaha Imana n'ingingo zawe zizaba nziza. Arongera avuga ngo kandi azatsinda ugambirira ibibi. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2 hari amagambo cyo Kuva, hari amagambo Uwiteka yabwiye Mose
aramubwira ngo nunyumvira by'ukuri ngo nanjye nzaza mba umwanzi w'abanzi bawe. Hanyuma umugani ya Salomo aravuga ngo ariko uzatsinda, ariko ngo azatsinda ugambirira ibibi. Wa muntu uhiriwe azatsinda umuntu uzamugambiriraho ibibi. Uwiteka nawe azahaguruka kubera ko wa muntu amwubaha, azahaguruka ze abane na wa muntu, agendane na wa muntu, kuko umuntu uzihiriwe nuwubaha Imana. Yesu yigeze abwira n'abigishwa be mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu bice byaho 5, aravuga ngo hahirwa, ngo hahirwa abakene ku mutima, ngo hahirwa. Avuga abantu bajya guhirwa, bajya kugera mu bice, reka tuhasome. Ni Matayo ibice 5, ibice 5 umurongo wa 3, aravuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo, ngo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Kandi ngo hahirwa abashavura, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abagwa neza, kuko aribo bazahabwa isi. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bazahazwa. Hahirwa abanyambabazi, kuko aribo bazazigirirwa. Hahirwa imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abakiranura, kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa abarenganyijwe gukiranuka, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Mu migani naho haratubwiye ngo umuntu mwiza azabona ihirwe kuwiteka. Yesu nawe ateruye amagambo abwira abigishwa be abahiriwe abaribo. Guhirwa rero ni ukugirirwa neza n'Imana. Uhiriwe niwe ugirirwa neza n'Imana. Uhiriwe ni wa muntu ubasha guca bugufi muri we, akabasha guca bugufi akubaha Imana. Yakubaha Imana kandi akayubahiza. Yubashye Imana urayubahisha, uyubahisha mu bandi. Abantu bakureba bakavuga ngo uyu muntu yubaha Imana. Bakureba bakavuga bati uyu muntu ni uw'Imana. Isura yawe yo mu maso igaragaza kubaha Imana. Umurongo wa 4 mu migani haratubwira ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba. Umugore Bibiliya hari igihe mugereranya n'itorero, hari n'igihe kandi ashobora kuba umugore bwite umuntu. Umuntu yaramutse yubashye Imana ahesha itorero rye ikamba. Umuntu aramutse ayubashye Imana abaye mwiza ahesha urugo rwe ikamba. Iyo urugo rurimo umugore wubaha Imana rurubahwa. Iyo itorero abakristo bubaha Imana, itorero abantu bose bahita bavuga ngo najya gusengera hanga ngo urubare abantu bubaha Imana. Rero uyu munsi mureke duharanire kubaha Imana. Muri wowe urwanya ibyarwanya, urwanya ibyatuma utubaha Imana. Ibintu byatuma ujya kure y'Imana ubigendere kure. Mu mitima yacu niho intambara nyinshi zituruka. Niho Yakobo yavuze, aravuga ngo ese intambara zituruka hehe? Ntizitegurirwa hagati muri mwebwe mu mitima yacu. Mu rwandiko Yakobo yanditse ibice byaho 5 niho haboneka ayo magambo. Burya ibintu bigaragarira inyuma umuntu akora aba yabanje kubitegura mu mutima we. Mureke twinginge Imana, tugire intekerezo zubaha Imana, tugambirire muri twebwe kubaha Imana. Amaboko yacu tuyakoresha imirimo yo kubaha Imana, intambwe zacu tuzikoreshe imirimo yo kubaha Imana. Nibwo tuzaba duhiriwe mu maso y'Uwiteka. Nibwo tuzaba turi beza, hanyuma twarangiza tukagira ihirwe mu maso y'Uwiteka. Mu minsi yashize nagiye ahantu ngiye guhaha, nuko ndahaha, ndangije guhaha umuntu arangarurira. Ariko amafaranga ndayabika sinamenya ko yangaruriye. Ndamubwira ntubanza utangaruriye. Arangije arambwira ati nayaguhaye. Ndangije ndamubwira nti reka. Arambwira ati reba, ati wowe se ko mu maso bigaragara ko utambeshya. Ntitamubwira neza ubibwiwe n'iki. Arambwira ati nkurikije uko nkureba, ati ubaye umbeshye ntabwo waba ungana uko nguko. Ubaye ubeshya ntiwaba ukingana uko nguko. Ntiwaba usa uko nguko nuko nguko ungana. Yandebeye mu isura, ndebera no mu myaka mfite. Bivuze ngo iyo twubaha Imana n'amasura yacu arahinduka. Mu myaka tuba tugezemo
baturebera umuntu ashobora kugupimira mu isura urimo, akagupimira no mu mirimo yawe ukora, akamenya ko wubaha Imana. Nararebye koko nsanga yangaruriye, ndamubwira nti wayampaye. Arambwira ati nanjye ntabwo nabyibuhaga neza, atari kunumva gutari bumbeshye. Nabona gutari bumbeshye, ati nakurebye mu maso nsanga utari bumbeshye, ati kuko ntabwo wari kubishobora. Urumva yampimiye mu kirere yambonagamo. Bivuze ngo uko tugenda ushobora kureba umuntu mwahuza amaso ukavuga utari ku umuntu ashobora areba nk'umuriganya, areba nk'igisambo, areba nk'umuhehesi, areba nk'umuntu ubeshya. Iminwa biravuga nk'iy'umuntu ubeshya, iminwa biravuga nk'iy'umuntu wiryarya abandi. Rero mureke duharanire gushaka kuba abantu beza, ngo umuntu mwiza azabona ihirwe kuwiteka. Duharanire kuzabona ihirwe kuwiteka riturutse mu mibereho yacu ya buri munsi, mu mivugire yacu, mu mikorere yacu, mu migendere yacu. Uko tugenda muri iyi minsi, tugende duhesha Imana icyubahiro, tugende duhesha Imana yacu utanavuze ubutumwa, utanabwirije, ahubwo ingeso zawe nziza zivuga ubutumwa. Petero niwe wanditse urwandiko rwe rwa mbere ibice 3 umurongo wa mbere, niho yanditse amagambo aravuga ngo namwe bagore, ngo imirimbo yanyu yo kuboha imisatsi no kwambara izahabu no gukanisha imyenda, ngo ahubwo ibe imbere mu mutima. Ngo hanyuma abagabo banyu nibabona ingeso zanyu nziza bahindukirira Imana. Bishatse kuvuga ngo tugiye neza, tukagenda tutanavuze, tukagira ingeso nziza, twahirwa kandi tukavuga ubutumwa, umuntu akagira inzara n'inyota byo kugenda nk'uko nagenda, nko kugenda akavuga ngo ndashaka kugenda nk'uyu muntu, kuko nabonye ingeso ze nziza, nsanga ari ingeso zubaha Imana. Utanavuze ubutumwa, bakareba imico yawe gusa, bagahindukirira Imana. Biba byiza kuruta kuvuga, nubwo ntavuga amagambo, nubwo ntaririmba, nubwo ntabwiriza, ariko imico yanjye myiza. Kandi Bibiliya nayo iratubwira ngo bazabamenyera ku mbuto zabo, kuko ntabwo wamenya niba ndi umuntu mwiza, ahubwo ibikorwa byanjye, imirimo yanjye, amagambo yanjye niyo yonyine yatuma umuntu ahindukira akavuga ati ariko uriya muntu ngiye kumukurikirana menye ese uriya muntu ni muntu ki. Noneho yakurikirana imico yanjye agasanga ndi umuntu wubaha Imana. Noneho muri kwa gusanga nubaha Imana, akabaririza Imana nubaha iyo ariyo, akavuga ati nzakurikira iriya Mana y'uriya muntu. Niwe wenyine nshobora kugenderamo nkakora imirimo yo gukiranuka. Kandi ni ukuri naho Yesu yatinda kugaruka, ariko urupfu rwo ntabwo rutinze. Ndabinginga kugira ngo tugerageze guhindukirira Imana, tubabahiriwe mu maso y'Uwiteka. Nitubabahiriwe mu maso y'Uwiteka, tuzagira iherezo ryiza. Nta kindi kintu kiduhesha kugira iherezo ryiza, ni ugukora imirimo yo gukiranuka no kubaha Imana. Kandi ntabwo wamenya umunsi uzagendera, ntabwo wamenya isaha uzagendera, nta nubwo wamenya itariki uzagendera. Uyu munsi ni wowe wawe wo gukirizwamo. Ndakwinginga rero kugira ngo uhindukirire Imana, uve mu mico mibi wari urimo cyangwa se mu ngeso mbi, ugambirire gukora ikintu cyiza. Nibyo byiza, nibyo byaguhesha ikamba, nibyo byaguhesha kuzagira ihirwe, nibyo byaguhesha kuzaba muri wa mugabane w'abantu Yesu yabwiye ngo hahirwa abakene ku mutima kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa abababazwa kuko aribo bazahozwa. Nibwo uzagira ihirwe ryo kuzaba muri uwo mugabane. Ntabwo bazaguhoza amarira utarize, ntabwo bazakumara umubabaro ukene utagize, uzawumara kubera ko winjiye muri ubwo buzima. Hanyuma warangiza ukagira gutera intambwe, Imana nayo ikagutera 99 zisigaye, ikagufata akaboko ikagutambutsa. Mu minsi yashize ndimo ndatekereza muri iyi minsi ndimo, cyangwa se muri iyi myaka ngeze nkatekereza nkavuga ngo igihe cyanjye mfite hano mu isi gishobora kuba ari kigufi cyangwa se ari kirekire, ariko reka nkitwaremo neza kugira ngo nzagire iherezo ryiza. Kandi kugira iherezo ryiza ni njyewe uzabyishakiramo, ni njyewe uzabyishakamo, nta wundi muntu uzabinshakamo. Nawe niwe uzabyishakamo, nta wundi muntu uzabigushakamo.
kugambira kuzahirwa ku Mana ni wowe uzabyishakamo, nta wundi muntu uzabigupangira. Ababyeyi bakuraga amasambu, bahakuraga amazu, bahakuraga amafaranga muri banke, ariko ubugingo nta muntu uzabukuraga. Ntabwo bubaye butangwa twakiyicarira imiryango cyangwa inshuti zacu zikazabudushakira, ariko ubwami bw'Imana buraharanirwa. Rero ndinginga buri wese kugira ngo agerageze kuzahirwa mu maso y'Imana, agire iherezo ryiza. Hari umumama wasinziriye muri no minsi, ntabwo nava imbere yanyu ntamuvuze kuko yambereye icyigisho. Yongeye kongera gukangura intekerezo zanjye, ndavuga ariko iyi minsi ni mibi. Twarasenganaga tugasengana, agakunda gusenga, ari umumama w'umunyabibazo, umugabo wari umusinzi, akora indi ngeso zose zibayeho, kwishyura amafaranga y'inzu bigoranye, kugira ubundi buzima bigoranye. Hanyuma umunsi umwe umuntu aramubwira ngo Imana igiye kukumara umubabaro. Twebwe twabirebeye mu maso y'ibya hano ku isi. Numva habonetse amafaranga y'inzu, numva habonetse ibyo kurya, numva habonetse ibyo kwambara, numva ibibazo birakemutse, Imana irabirangije. Ariko yarwaye ibyumweru 2 gusa ahita apfa. 2 3 nibyo yarwaye, 2 se hashika na kimwe mu rugo. Kuwa gatandatu nijoro saa 8 barapfuye. Baba barambwiye bati wa mama aragiye. Mpita nongera nibuka ibintu Imana yamubwiye turi kumwe. Ndavuga ntuzi ko Imana itakira kumara umubabaro. Imana kukubwira ngo ikumaza umubabaro. Nge mbirebera muri ubu buzima nkavanga inzu ziraje zo kubamo, myenda irabonetse, byo kurya birabonetse, gukizwa k'umugabo kurabonetse, ariko kumara umubabaro ni ukumucyura ikagenda ikamujyana hatazongera kubabara ikindi igihe cyose. Rero imvugo y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Nakubwira nti ndi buguhahire cyangwa ndi bukwambike cyangwa ndi bukuvomere ukumva ko ndi bubikora, ariko Imana yikubwiye ngo ndakumara umubabaro. Iyo iba iri bugucyurika kuruhura, birashoboka ko yakumara umubabaro ibiguha, biranashoboka ko yagukumara kandi gucyura. Imvugo yayo rero iratangaje kandi ntago ari nk'iy'umuntu, ariko icyo nagira ngo mvuge kuri uwo mubyeyi ni uko twahagombye kugira iherezo ryiza muri uru rugendo, kuko yagiye ari muto afite imyaka 35, ntago ari imyaka myinshi, kandi hari abagenda bari hejuru yayo, hari n'abagenda bari munsi yayo, ariko buri umwe akaguye kugira gutekereza akavuga ati ese ndetse ndahiriwe, ndi umuntu mwiza uzabasha guhirwa mu maso y'Imana, ndi umuntu mwiza uzabasha kwiratwa n'Uwiteka, ndi umuntu mwiza uzabasha kuzagira mu bwami bw'Imana. Wambaza ngo umwiza se namubwirwa n'iki? Nta mwiza ubaho ku isura, ahubwo umwiza ni Imana. Nta mwiza ubaho mu bikorwa ibyo ari byo byose byo muri ubu buzima. Ubwiza nyabwiza bw'isura y'inyuma ntacyo bumaze, ahubwo igifite icyo bumaze n'ubwiza bw'imbere. Nibwo Petero yavuze aravuga ngo ubwiza bwacu bukwiye kuba ubw'imbere. Ngo hanyuma abantu, buriya ntabwo Petero yabwiraga abagore gusa, ntekereza ko n'abandi bose bakakumviyeho. Ntabwo ubwiza ari ubwo kurimba bw'inyuma, ahubwo n'ubwo kurimba bw'imbere. Hanyuma abantu nibabona imico yacu myiza, bahere ko bahindukirira Imana, bavuge bati reka turamye Imana tuyihimbaze. Ahari hari uwambaza atese imirimo myiza ni iyihe? Imirimo myiza niyo kubaha Imana. Imirimo myiza niyo kubaha Imana. Kubaha Imana ni ukudakora ibyaha, kandi nta muntu utazi gukora ibyaha. Ikintu kibi ugiye kugikora nawe kikomeza ko ari kibi. Umuntu uhagaze hariya mu muhanda ugatukana, waba ukoze ikintu kibi. Usambanye, ubeshye, wibye, waba ukoze ikintu kibi, kuko nawe wakubwira ngo wakubeshya wababara. Noneho tekereza ubeshya undi, rero umubabaro yagira. Uwambeshya nababara, uwanyiba nababara, nawe wabigukorera ibyo ngibyo wababara. Ngo icyo utekereza yuko bagukorera, icyo wumva utakorerwa cyakubabaza, nawe ntuzagikorere mugenzi wawe. Iyo niyo mirimo myiza. Icyo wumva bagukoreye ikintu kikakubabaza, nawe ntukagikorere mugenzi wawe. Iyo niyo mirimo myiza, kuko ikintu ubona ngewe ntakora kikakubabaza, kikambabaza, uramutse unkorera ikintu kikambabaza, wumve ko nawe wagikorera kikamubabaza, wirinde kugikora. Uharanire gukiranuka mu kintu gitoya no mu kinini, kuko iyi si ni ngufiya, iminsi yacu ni migufi cyane. Umuririmbyi niwe yavuze ngo umwana w'umuntu amara igihe gitoya
ni nk'uturabyo. Uturabyo turaraba mu gitondo tukarenza amasaha, ntiturenza amasaha 28. Iyo tubaye twinshi duhita duhunguka. Natwe rero ubugingo bwacu ni bugufi cyane, ubuzima bwacu ni bugufi cyane hano mu isi, urugero tugenda ni rugufi cyane. Niyo mpamvu tugomba kurubamo, tukamenya kurujera muri icyo gihe kigufiya, tukarugendamo neza kugira ngo tuzaragwe ubugingo buhoraho. Reka dusoze dusenga Imana, kandi ninginga buri umwe ukurikira ijambo kugira ngo agire umwanzuro afata muri ubu buzima bwe bwa buri munsi. Ahari hari aho waruri, ariko Imana ishaka guterura ikagukura aho waruri. Ni wowe uzagira uruhare mu kuva mu mico yawe, ni wowe uzagira n'uruhare mu kugira gutaha mu gihugu cyo mu ijuru. Mbese ni wowe uzitegurira aho uzaba. Uko usize ikibanza wubaka inzu ukayitegura neza, ni nako ushobora gusiza ikibanza cy'iherezo ryawe ukanacyubakamo neza ukiri hano mu isi, kuko ubugingo tuzabamo tutangira kubutegurira hano muri uru rugendo turimo hano ku isi. Niho turutegura, ntabwo turutegura ngo turutegure turushoje. Oya, ntabwo amenye igihe uzagendera, ahubwo uhere uyu munsi utangire kwitegura, ubaze ngo se ko numvisha amagambo mamire nambwiye, ntangire guhinduka mu buhe buryo, ntangire gufata ubuhe ntangire kugenda gute, ese nzaba mwiza gute, nzahirwa gute mu maso y'Uwiteka, ese nzaba umuntu mwiza gute ngo nzabuhiriwe mu maso y'Uwiteka, ese nzaba umuntu mwiza gute ngo nzaba umugore mu rugo rwanjye mbe ndi umunyangeso nziza, nzaba ikamba ry'umugabo wanjye, ese nzaba umuntu mwiza gute ngo nzabuhiriwe, nzaba ikamba ry'itorero ryanjye, nzaba umuntu mwiza gute ngo nzabuhiriwe, nzaba ikamba ry'igihugu cyanjye. Ese utangire ubyibazeho uyu munsi, utangire ubitekerezeho nawe ubwawe, utangire ushakashake mu byanditswe icyanezeza Umwami Imana yawe. Data wa twese turagushimye, tugushimiye yuko wabanye natwe ukaza ukatuyobora, tukakubera mikoro nawe ukivugira. Turaguhendahenze rero ngo iri jambo rishorere. Ni wewe wenyine ubasha kumeza imbuto, ni wewe wenyine ubasha kuzivomerera, ni wewe wenyine ubasha gukuza igiti ndetse kikeraho imbuto ndetse nyinshi cyane. Ni wewe wabasha rero no gushorera iri jambo rikagera mu mitima y'umwe wese uri buze kuryumva, ukabasha kurimeza ukarivomerera, Umwuka Wera akarikuza rikera imbuto ndetse rikera imbuto nyinshi cyane. Ndagushimiye rero yuko ari we muyobozi, kandi ukaba n'umujyanama, kandi ukaba n'umwigisha mwiza. Ndagushimiye kandi kujya wemera tukaba ibikoresho byawe, nawe ukadukoreramo, ugakora uko wabigambiriye kandi ukabikora uko wabishatse. Ngaho komeza uganze kandi utegeke muri byose mu izina rya Yesu. Amen.